Meze mute bantu banje? Uyu munsi tugiye kuganira kuri Agent Kim. Nk'uko muri kubibona, One Agent Kim y'Inyakoreya. Agent Kim yasohotse muri 2026 ni muri make k'Abanyakoreya. Agent Kim twavuga ko aba main characters, abantu b'ingenzi cyane muri iyi filime, harimo uwo bita Kim, harimo uwo bita Minji, Kim, Minji na Gakovu. Ubwo ni abantu batatu, kuko hano bari kuvuga ngo One Agent. Ubundi One Agent buriya ni umuntu ukorera undi, ugufasha mu buryo bwihuse, mbese nk'umukozi twabigereranya. Buriya hari aba agent benshi. Hari agent wa MTN, ni umukozi ufasha MTN gutanga serivisi za MTN. Gusa hari hari abakorera ku byicaro, ariko kuba bafite biro bakoreramo. Noneho aba agent usanga bakorera hanze ya biro, hanze y'ibiro bajya gufasha, hanze y'ibiro cyane cyane. Noneho ubwo iyi filime ubwo ni One Agent wari uzwi cyane, turaza kumenya uwo ari we, kandi ntabwo yari kuri misiyo. No compromise. Iyi ni filime ni agaseri k'Abanyakoreya. Rero ukuntu tugiye kuvuga muri make, ukuntu dialogue bagiye bakina, ukuntu byagenze kuva filime ubu ngubu umaze gusohoka episode 6. Muri make dutangirana umugabo uri kuganira n'akana. Ubwo ni abari kuganira, ni Kim aganira afite akana kiga ku ishuri, kakunda kakana kaba kiga segonderi, bisanzwe kiga ku mashuri. Dufite n'umugabo, ariko uwo mugabo aba abana n'ako kana gusa. Nabyo turaza kumenya impamvu umugabo abana n'ako kana. Ako kana kakitwa Minji, umugabo witwa Kim. Gusa umugabo aba yikorera muri banki, ya kwa kundi bavuga ngo none muri banki urakora, hari igihe ushobora kuba uri manager wa banki, hari igihe ushobora kuba ukora uri manager wa banki, cyangwa ukora kuri gisheyi, cyangwa ukora nk'umusekirite. Gusa uyu yakoraga muri banki bisanzwe. Noneho uyu nguyu Kim, urumva yari afite umwana we, yaragendaga kugira ngo, urumva aba agomba gushaka ibyo umwana arya, ibyo yamugurira, amwishyurira amafaranga y'ishuri, minerivare, amwishyura amafaranga y'ishuri, cyangwa se ibyo bita school fees ajya kuzishaka binyuze muri banki. Ajya kuri banki, akagenda agakora, kuwa mbere agakora, kuwa kabiri agakora, kuwa gatatu agakora, kuwa kane, kuko banki igihe usanga muri bariya bakoreye kuva kwa mbere kugera kuwa gatanu, wenda muri weekend bakoreye cyangwa bagakora, biterwa. Noneho we icyo uyu mugabo yakoraga, yari umugabo usanzwe ufite umwana. Uno mugabo ikintu yakoraga,
yarazaga agafata akajya kuri banki agakora, umwana nyine yabaga yamwohereje ku ishuri, gusa yajyaga muri banki, uyu mugabo bita Kim, n'umugabo bita Kim yajyaga muri banki agiye ku kazi nyine, yajyaga muri banki ateze bisi. Urumva Kameme, umuntu w'umugabo ukora muri banki w'umukire, yagakwiye kuba afite nk'akamodoka ke cyangwa moto agendaho cyangwa akagare se, ariko we yagendaga agatega akajya muri banki n'amaguru nako n'imodoka, hanyuma akagenda agakora ku wa mbere, ku cyumweru, yamara gukora ibyo akoze akaronka amafaranga, akaza akaganira n'umwana we. Umwana we rero yigaga ku ishuri, ubwo papa kugira ngo ategure umwana kujya ku ishuri yazaga, kuko uyu Kim yabanaga na Minji, barabanaga ariko nta mukozi bagiraga. Iyo nta mukozi bigira, ntabwo wabwira umwana wawe ngo aze yoze ibyombo, agire utateke, waba uri kumujena kandi afite ishuri. Afite ishuri, afite agomba gukora. Icyo gihe rero nk'umugabo uraza ukabyikorera, akavuga ngo ngiye kubikora, umwana wenda azageza aniruhukire, aracyari muto akeneye kwiga, akiga muri kondisiyo nziza, noneho ngo ikintu umugabo yakoraga, Kim yaratekaga mu gitondo, agateka saa sita, nimugoroba atekera umwana rero mu gitondo mbere yuko ajya ku ishuri yaramutekeraga, yamara kumutekera yaramutekeraga ibya mu gitondo, akoza amasahane. Urumva yatekaga ibya mu gitondo, yamara guteka ibya mu gitondo akoza amasahane, yamara koza amasahane umwana akarya, akamutegurira ibintu byose, akamutera n'ipasi. Ariko buriya niba umuntu atera ipasi, hari n'utubizinesi tuba twarashinze dufite umwuga wo gutera ipasi, muturanye muri karitsiye. Urumva niba Kim yari afite abaturanyi, ntabwo yabaga mu gipangu cya wenyine, yari afite abaturanyi. Noneho Kim ukuntu byagenze, ubwo baramuteguraga akajya ku ishuri akiga, nawe barigaga bakajya gukina, gusa hari abanyeshuri bamunyuzuraga cyane. Ubwo ni ikipe ry'abakobwa 4 kuri 5 bamunyuzuraga, bavuga ngo ni umwana w'umukene, kandi baza kwita umukene papa wari muri banki, bazungura kwita umukene ukuntu bari kuguserereza, ati ni umwana w'umukene, ati ntabwo umwana w'umukene, ntabwo yoga, uranuka, kandi afite agatelefone ka make. Gusa nyuma y'uko barekaramye ko afite telefone ya make, yahise ajya kureba, yavuye ku ishuri ababaye, avuga ko bikamunyuzura, ajya ku ishuri ababaye, ariko nawe yarafunze umutwe, yarabasubizaga, ajya ku ishuri ababaye, aravuga ngo papa rero ariko yabanje kugira ngo amuryoshye, yabanje kumukorera surprise, amutekera ibiryo, amwogereza, asanga umwana yabimukoreye, aravuga ngo papa rero, papa arabibona ko ari umwana ikintu amushaka, aravuga ngo rero ikintu nkeneye ni uko ugurira telefone. Avuga ati ndetse ndakugurira telefone.
ndakugurira telefone, iyo ufite ibaye iki? Avuga ati rero fone yanjye ifite ikibazo nubwo ishaje ariko nkeneye inshyashya. Abanyeshuri bajya bansereza avuga ati ntabwo nabigura. Umwana ahita yivumbura ajya mu cyumba, kubera ko nibyo bita kwivumbura ry'abana. Yivumbura ajya mu cyumba, agiye mu cyumba, byutse mu gitondo asanga papa yamuguriye fone nshya. Ndavuga ngo aramushimira bisanzwe. Gusa umwana iyo yajyaga ku ishuri yacaga ku mugozi ku muturanyi wabo, akavuga ati ese wa mwana we kutaza ngo tujye tuguterera ipasi, urabona twebwe tuzabaho gute? Abantu baba barashinze ibiraka byo gutera abantu amapasi, ugasanga n'abaturanyi babo ntibaza kandi aribo ba mbere. Noneho nyuma y'ibyo umwana yagiye ku ishuri, ajya ku ishuri n'ubundi arongera bariga, baramuryuzura. Icyo gihe yagiye bari bafite igihe cya siporo, imyenda yayijugunya muri puberi. Aragenda asanga bariya abazungu baba babika imyenda mu tubati, asanga imyenda ye ntayo. Aravuga ati imyenda yanjye iri he? Abaza umunyeshuri avuga ati imyenda yawe iri muri puberi. Gusa nayo ni ya timu n'ubundi yari isanzwe yamunyuzuraga, yari ikuriwe n'umupapa wabo yari umukire, amwita Chan, yari umukire uzwi mu gihugu. Noneho umwana rero umuntu yaramurakaje amwibira imyenda ya siporo. Gusa hari undi muhungu, umukobwa yari yaravutse w'umusore bakundana, yari asanzwe afite za Instagram, za Facebook. Uwo muntu yaraje amutiza umupira wa siporo, umukobwa ajya gukina umupira wa siporo. Gusa bateye imyenda iri, bati nayibuze, naje ni umutipe ukina basket wanije imyenda ye. Abakobwa barakara bavuga ati uyu muntu natangira guteza imyenda noneho n'ingagari twemera ari umuhakeneye, ntari kudusebya. Nuko barongera baramufata baramunyuzura. Gusa aho ngaho yaje kurwana n'umwana w'umukire, bahita batumiza inama y'ababyeyi, kuko umukire we papa w'umwana wa Chan yari akomeye cyane. Yatumiza inama y'ababyeyi. Ubwo mu inama y'ababyeyi na Kim, ubwo ni papa wa Min-G, Kim ari papa wa Min-G nawe yaraje bajya muri iyo nama. Ubwo nyine urumva Chan we yari afite na bodyguard yarindwaga n'abantu ba special force b'abasirikare. Uyu nguyu we Kim nta barinzi yagiraga. Yaje noneho ajya ku ishuri, arangije batangira kumutonganya ngo umwana we ngo ararwana, ngo yakubise umuyobozi, yakubise umwana w'umukire. Aravuga ati ariko ngo niwe wabitangiye. Noneho yarangiza uwo mwana wa Chan aramubwira ngo rero nasaba imbabazi. Papa we aravuga ngo reka nzisabe. Umwana arumirwa ati arasaba imbabazi se? Umwana yarafunze umutwe ngo yarasaba imbabazi, hari ikintu kibi nakoze? Aravuga ngo papa wibikora. Nuko papa abona arapfukamye, umwana arivumbura avuga ati papa mfukamira. Papa upfukamira uburyo barandenganya ngize ukajya no gupfukama. Umwana arivumbura avuga ngo rero ngiye kurara kwa inshuti yanjye. Umwana aragenda kwa kundi yivumbura kuri songi kurira ku nshuti. Akijya kurira ku nshuti ye ubwo yarasanze yaratangiye kwiyumvamo umusore w'imbogara akinaga basket, kuko yagiye kuri Facebook atangira kumusikoringa, amuha like atabishaka, anamwandikira. Amuhaye like agiye kuyikura ashiduka yamwandikiye, kandi message ubwo iba yagiye ntabwo wayigaruka.
Iyo wayisiba uwo wayohereje aba yayibonye aragusubiza. nuko uyu mugabo aragiye yasabye ahita ajya kuri inshuti ye yitwa Riri. Uyu mukobwa Ririyongwa ahamagaye nayo aravuga ngo ntabwo ndi mu rugo ntiyabakije. Gusa mbere y'uko ajya kugenda hari nimero yamuhamagaye, inshuti ye yamuhamagaye avuga ngo bahuriye ku ishuri, kuri hanze y'ishuri. Agiye ubwo yamuhamagaye nimugoroba, afata nta muntu wamuhamagaye nimugoroba ashaka ikigo, kubera ko yabonye ari nimero y'inshuti ye ntabyo yitayeho. Bati ni wa musore ushaka. Agiye asanga ni bandi bamuyuzura ari kumwe n'ibihara. Nuko batangira kumuyuzura ambwira ngo mpaye n'abahungu yavutse asa nk'umuntu udafite nyina. Kandi n'ibyo ngibyo bigeze kuyimubwira ari ku ishuri bituma arwana. N'ubu ngubu baramubwiye bararwana, umukobwa baramukubita baramusebya, umwana w'umukire cyane. Bamusebeje atubwira bodyguard ko yazanye ikirara. Buriya n'uwo nguwo mukobwa yasanzwe aganira n'umuntu w'ikirara uri aho ngaho w'ibandi. Baganira bateretana, baravuga ngo uzaze ku ishuri njye ningira akabazo. Ubwo yari yarabonye umuntu wo muri gym witeruye ibyuma, bati umuntu wamuforominga, bavuga ngo uzajya uza akabazo uzajya nkwereka umfasha. Akabazo nzajya nkwereka ko umfasha. Nicyo cyakurira umugabo rero, umugabo abona kujya yaza. Ati wowe ikibazo cyose wagira nzajya nza gufasha. Na mbere y'uko aganira n'uwo mukobwa yari yabanje kubwira uwo mukobwa ngo, umukobwa yari yabanje kumubwira ngo, kumwandikira avuga ngo akabazo nkeneye kuza kunshaka kunshobora ku ishuri uze kubaza. Ati keretse atari ngewe rwose ndaza kuza ngakemure nigendere. Noneho nuko uwo mukobwa bamaze kumukubita, bodyguard iramufata iramukubita. Wa mukobwa araza ahita amusunika. Ubwo ni wa mukobwa wa Cane niyo ngagari yari izwi. Iramukubita imusunika agwa ku ibuye, akubita umutwe ku ibuye, atangira kuva amaraso. Kuko iyo umuntu ari kuva amaraso menshi bishobora kurangira aguye muri anemia. Ubwo ni ukubura amaraso menshi. Ubwo iyo ubuze amaraso n'ayo maraso aba arimo red blood cells agenderamo. Amaraso iyo ari kumeneka ari menshi usanga nta maraso asigaye mu mubiri, hakaba hari ibice byabura ogisijene, ukaba byarangiye uguye muri shock, ukaba wanapfa. Nuko uwo mwana nyine ntiyahamagaye papa we, yagumye ari aho ngaho. Noneho papa we rero yahise ahamagara umwana, kuko umwana yari yamubwiye ngo ngiye kujya kwa Riri, numuhamagara ndahita mbura. Nuko papa arahamagara, umwana ntiyayifata, avuga ati uriya mwana ejo azagaruka. Mu gitondo abyutse, icyo gihe yaraye wenyine, kuko yari ubundi ku kazi bari basanzwe ko ari umuntu wubahiriza akazi, umuntu uzinduka. Niba akazi gatangira 2:00, 2:00 akaba yagezeyo 2:00 kandi akagakora neza,
agatahira no ku gihe, niba ari saa moya agatahira ku gihe. Hari umuntu wubahiriza amasaha y'akazi cyane kandi agakora akazi ke neza. Noneho uwo munsi yarasibye, yasibye agiye gushaka umwana we, yagiye ku ishuri abona umwana we atanabona amaraso, aravuga ngo aha ngaha niho umwana we ashobora kuba ari, agiye arayabura, ahubwo asanga ibintu akiri aho ngaho ahita yihisha, yumva ibintu by'ibirara biri kuza bivuga ngo yari cyakirana wa mukobwa ati reka duhishire ibimenyetso ku buryo na papa uwo mukobwa ataza kubimenya. Icyo gihe kubera ko yari ari kubona amaraso, yahise yumvisha avuga ko ni umukobwa, ahubwo yaketse ko yahise avuga ati ni umukobwa wanjye, ahubwo asigara yibaza aho umukobwa we ari. Nuko ubwo papa w'uwo mukobwa bazi ko ari umuntu w'idage n'ubundi nta kintu yabashobora, gusa bagiye kumukubita baratungurwa, babona ukuntu akwepa ingumi, ukuntu akwepa imigeri, bavuga ati umuntu ntahasanzwe, n'uwamwambuye imipira basanga agatuza ke kariho ibikomere byinshi, nk'aho umuntu waciye mu itanura bakongera bakamuruta. Bati umuntu bitebye, avuga ngo njye nshaka, ubwo yari yataye n'akazi byose, aho ngo nshaka umukobwa wanjye ugiye ahandi ari. Kuko impamvu yitaga, yakundaga kuba umukobwa cyane. Ubundi umukobwa, kugira ngo umukobwa avuke, umugore ahura n'umugabo, hari ibyo bita famu, ovamu, intangangabo zihura n'intangagore. Hano muri ovamu haba hari agatwe, muri izo ntanga harimo agatwe ka ovamu, kagenda kagacazaho na perisituda, kakinjira muri ni sipamu, irayica ikinjira muri ovamu. Hano sipamu iyo imaze guhura na ovamu, iraza igafominga igi. Iryo gi rero niryo bita zayigote. Iryo gi rya zayigote, kuko sipamu ifite koromozomu 23, ovamu ifite koromozomu 23. Noneho hari sipamu ifite koromozomu 23, hakaza ovamu ifite koromozomu 23, hakaza, ubwo ni koromozomu 23 z'umuntu, hakaza na zayigote, ubwo ngabo ari kabiri, 24 zongera 26. Noneho iyo ngiyo zayigote iragenda ikadivayidinga, ikavamo amaseri menshi, ikadivayidinga inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, inshuro ya kane, ni fomingi burasitisi iza kuvamo umwana, bita emburiyo. Ahangaha ubwo urumva umugore yatwita amezi 9, igihe umugore ashobora kubyara amezi 9 yaragize, ashobora kubyara munsi y'amezi 9. Noneho nguyu we yabyaye amezi 9 igeze. Ibintu byabaye ku mugabo wa Kim ni ibi. Kuri Kim ni ibiki? Kim ubwo yari yarateye inda nyine, ariko mbere y'uko ajya gutera inda, ajya kubana n'umugore, reka tubanze turebe ukuntu byagenze. Kuko bamaze gusanga afite inda, bamaze gusanga kureba ari umusirikare, bahise batugarura kuri misiyo yakoraga. Ubwo yajyaga kuri misiyo, yagiye kuri misiyo. Mbere y'uko ajya kuri misiyo,
yabaga muri oruferina, ubwo yabanaga na oruferina yitwa Kim, hari n'undi yitwaga nimero 666, ariko bamuhaye ageze mu gisirikare hari na murumuna we rero. Noneho murumuna we nawe baragiye, murumuna we aramubwira ngo ugomba gushaka uburyo kuko wasengwa kose ugomba kurokoka. Nuko barigendera bajya mu gisirikare. Bagiye mbere y'uko bajya mu gisirikare habanje kuba irushanwa, baraza bari abanyeshuri benshi muri oruferina, baravuga ngo tugiye kurwana, mugiye kurwana, tuje gutoranyamo abantu tuzajyana mu gisirikare. Abarokoka ni bande bashaka kukijyamo? Baraza bose baravuga ngo rero mugiye kurwana, babiri barasigara niwe uzakijyamo. Nuko hasigara ya nimero 666 ifite murumuna wayo, ariko nyine icyo gihe bari bataramwitse nimero 666, 66 cyangwa bita imibare 2 ya 6. Gusa bararwanye, ubwo agiye gutungurwa Kim mufata amaguru, bati uriya mwana rero reka nawe tumujyane, turabona yifitemo ikintu cy'intambara muri we, yazarwana. Gutyo rero bahise batwara Kim, bati umuntu afite imbaraga yanarwana yashobora kurwana ku rugamba. Ubwo ni nako bahise bajyana Kim. Ubwo bari abanyeshuri barenga 10 bose barapfuye, hasigara Kim na nimero 666, bazezera kuri murumuna we no kujya mu gisirikare. Bagiye mu gisirikare batangiye kubaha ikosi, ubwo bakoraga mu gitondo, bakora saa sita, bakora nimugoroba, unaniwe bakamwica. Mu gisirikare nyine unaniwe baramwica, bati ariko maze umuntu wumva igisirikare ari umusirikare, ahubwo ni uguhita bamwica. Ubwo barabicaga. Bamaze kubica rero, ukuntu byagenze, hasigaye abantu 2 nabo bajya kuri mission. Bagiye kuri mission, ariko afande wabo bari bafite afande 2 yaragambaniye, ubwo umwe arapfa, umukozi ni 66 arapfa, hasigara murumuna we. Aho ngaho turi tugarukiye, turaza kongera kuhagaruka nyuma. Noneho twari turi kwivugira uyu mugabo basanze afite ibikomere. Ubwo akazi yahise akora, uyu mugabo yahise ajya, iki kigabo yaragikubise kimurangira ahantu ibirara bindi biri, cyagenda ajya kuri ibyo birara, agenda akajya bakubita mu isegonda. Gusa mu kubakubita rero baragiye hangiye bamufata igikumwe, barareba ngo uyu mugabo ni mugabo ki, kuko iyo ushizeho igikumwe biba bifite ibyo gutanga, ufite indangamuntu ushyiraho igikumwe, rero baba bazi uwo uri, ushyiraho igikumwe, baravuga ngo bagiye bashyize muri sisitemu iravuga ngo uyu mugabo muri gushaka ntabwo mwemerewe kumenya amakuru kuri we. Ubwo ni muri Koreya yose, polisi zari zamufashe, maze gukubita mu bantu bazi kuyivugana, bavuga ngo uyu muntu ntabwo mwemerewe kumenya amakuru, polisi zirumirwa, mutemerewe kumenya amakuru, ese ni bwoko ki? Impamvu ni iyi: muri Koreya y'Amajyepfo, buriya dufite Koreya, ubu ngubu harimo Koreya ebyiri gusa. Koreya zaratandukanye, ntabwo hari Koreya y'Amajyepfo cyangwa Koreya y'Amajyaruguru. Ubwo dufite Koreya ebyiri, hari Koreya y'Epfo iyobowe na Kim Jong-un, hari na Koreya y'Amajyaruguru. Gusa Koreya zakoreraga ngo buriya Koreya ziba zishaka kurwana ngo kugira ngo uzafata igihe Koreya azabe Koreya imwe, cyaba ari igihugu kinini nk'uko Sudani
yari Sudani imwe ikaza gucibwamo kabiri. Akaba ari Sudani ebyiri zitandukanye. No kuri Koreya hari Koreya y'Epfo na Koreya y'Amajyaruguru. Urumva ko ari ibintu bitandukanye. Koreya y'Epfo na Koreya y'Amajyaruguru. Ni ibintu bibiri bitandukanye rero. Kim yari ari mu gisirikari, bamwoherezaga kuri misiyo zigiye zitandukanye, zose akazikora neza. Noneho igihe cyarageze umugore we aratwita. Gusa akazi yakoraga uyu nguyu Kim yakoraga akazi ko kumanika, akagenda amanika ariko anajya ku rugamba. Rero yumvise ko umugore we atwite, aravuga ngo umujyi wanjyana kuri misiyo zose nkazijyaho one last mission. Ngiye ndabibakorera ariko munyumvire ko ninyikorera nzahita nsezera, bitaye ibyumweru sinzabica. Aravuga ati niko bimeze. Nuko nyine yahise asezera, ariko baramubwira ngo ugiye kugenda buriya ugiye kugenda ubeho muri Koreya y'Amajyepfo, kuko afande niwe wabaye Kim Koreya y'Amajyepfo bari babivuganye. Ati tugiye kumufata nk'umuntu wapfuye hano, azaza ari muri Koreya y'Amajyepfo nawe ntimuzamugaragaza ko akiriho. Niyo mpamvu nawe atashaka kwigaragaza, bari babyumvikanye. Nuko rero tuvuye kuri ibyo ngibyo, ikintu cyakurikiyeho ni iki? Ubwo yahise agenda, agahura umubyeyi we, abanye n'umubyeyi we amezi 9 arashira, ngo umubyeyi ajya kubyara. Umubyeyi agiye kubyara rero, hari igihe ujya kubyara wagize umunaniro ukabije, ugasanga umwana aravutse wowe ntuvutse, cyangwa ugasanga ubyaye impanga waratwise nabi. Buriya umuntu utwita mu kubyara umwana umwe nibyo bintu biri normal. Ubwo rero we yamaze amezi yamaze amezi 9. Yamaze amezi 9 uyu mugore. Ko uratwita kuva ku mezi, ubwo kugira ngo umenye ubundi igihe uzabyarira, reka tuvuge umugore ashobora kuza ku bitaro, akaba ari kugira iseseme, akaba ari kuriya, akaba ari kugira iseseme, ari no kuruka cyane. Icyo gihe hari ibyumweru afite, ari munsi y'ibyumweru 20, ugasanga ari no kuva, ikimenyetso nacyo akitaho, ugakurikira gukomeza akava buhoro, ntabwo yari kuva cyane, umuha imiti bita cytotec, akagenda ikuramo, ugora abortion, ikagenda ikuramo ikuramo, yari complaint agakora icyo bita MVA, manual vacuum aspiration. Ikindi rero uyu mugabo yarateye inda, umwana aravuka, ariko umwana yaravutse
umubyeyi we arapfa, agira ibyago. Ni gutyo rero umubyeyi wa mama Mirinji yapfuye ari kubyara, ariko ntabwo umwana abizi ko yapfuye ari kubyara, azi ko nta mama agira gusa. Rero umwana bose ni Mirinji, kuko ni uwo mugore mbere y'uko ajya gupfa yari afite umunaniro muke, yabanje avugana n'umugabo we avuga ati rero ngusigiye uyu mwana uzamwiteho, uzamukuze, uzamwite Mirinji. Rero uyu mugabo umugabo nk'uko umugore we yabyifuje yamwise Mirinji, asanga noneho akajya ari akana yigira mu rugo akina nako kamukunda, bakundana bisanzuranaho. Kaje gukura rero ngo niko kana bita Mirinji. Gusa twavuze ko uwo nguwo bita Cane, uwo mwana yari afite telefone. Uwo mwana yari afite telefone, yakundaga guhamagara na papa we. Papa afite agatelefone k'agatushe, buriya niba warahoze uri maneko ukaba ukoresha smartphone kugufata bizoroha, kuko niyo yoroshye bakoresha batarakinga abantu. Rero papa Kim yari afite agatushe, nako yahamagaraga n'umukobwa we. Cyagihe umukobwa we ashaka ko bamugurira telefone ye, yabanje kuvugana na papa we banangira, bati ko ashaka kugura telefone nanjye ubwanjye mfite gatushe, ariko nyine byaje kurangira amuguriye iPhone. Nyuma rero umugabo yacitse, icyo gihe byagoye Koreya kongera kumuhakinga kubera yari afite agafone ka tushe ka make. Rero icyo gihe umwana we yahise ahamagara, ariko ni ikirara cyakoresheje kiri guca. Buriya umwana bajya kumushimuta, kugira ngo urumva Cane yari afite abasirikare benshi, noneho yari afite abantu bamukorera benshi, noneho hari n'icyaje kumukorera witwa Gakuvu. Gakuvu nawe yaje ariko yari afite genge ye, ahangana na Cane avuga ngo yamukorera
cani ikintu yakoze rero, cani ikintu yakoze yahise afata umugabo amukuramo amenyo yose, ariko yamukuyemo amenyo yose akoresheje cya kirayi gishyushye yamukoresheje ikirayi gishyushye ku rwego gifite ubushyuhe ku rwego rwo hejuru, aza agishyira mu kanwa ka Gakovu. Uwo Gakovu yarigize mbere y'uko azanye inkovu nyine, kubera ko bafashe ikirayi babanza bamukuramo amenyo, hanyuma baza no kumuvusha amaraso bakoresheje icyuma, niho inkovu ze zavuye. Rero niyo mpamvu bamwikaga ikirayi, ugasanga umuntu ari guhamuka kubera ibirayi, ibaze guhamuka kubera ikirayi, ariko hari n'abamugwa n'inkoko cyangwa ifiriti cyangwa inyama, kubera bakunze kuzirya iwabo, aribyo bintu bakuriyemo bakuze bazirya. Rero tuvuye aho ngaho twakomeje ngo timu yaba cani yari isanzwe yego yahise ikorera, yahise ijya gushaka, yahise ijya kuzana umurambo, yahise ijya guhisha umurambo, kuko cani yari umwana wo mu bakire wa cani, bahise bamuhishira umurambo kuko yari umwana wo mu bakire, ariko ntiyabibwira se ako kanya. Aravuga ngo reka rero uyu murambo tugende tuwuhishe, tutawuhishe tuzi ibyo bwose badukorera. Cani baramutinyaga cyane kuko bazibona n'abasirikare, uretse wenda Gakovu utari umusirikare, ariko na Gakovu yaje kumwimura aho baratandukana, ziramukoresha rero. Nyuma y'ibi ngibi ukuntu byaje kugenda, buriya ibuka bajya kumushyira muri sisitemu, uriya Kimu bagiye kumushyira muri sisitemu, basanga uriya Kimu bamushyize muri sisitemu, basanga Kimu bamushyize muri sisitemu, basanga ntabwo sisitemu yemerewe kureba uwo ari we. Icyo gihe ubwo yajyanye na telefone kuri polisi, icyo gihe nibo batangiye guhita bavuga bati burya wa muntu aracyariho, reka tumufate, kandi abasize ko atagomba kwigaragaza, rero bahita bavuga ngo reka yigaragaze. Noneho nuko leta ihita ivuga ngo rero Koreya y'Amajyepfo reka tujye guhiga uriya muntu, tumufate tuze tumufunge, kuko amasezerano yacu twari twarihaye aratengushye, twari tuzi ko nta muntu ugomba kubimenya, ko nta muntu ugomba kumenya ibye.
nuko uribuka bari baturanye n'umudirayi kirena, gusa nyine hari n'undi mukobwa yakoranaga muri banki. Umukobwa yakoranaga muri banki yakundaga kumufasha, ngo agiye kugurira umwana impano. Umwana yagiye birthday yashakaga impano, noneho papa yagiye aramubwira ngo akamugurira impano ihenze, nubwo uriya mwana aba asuzugura ababyeyi be, aziyumva ko azatangira kwiyumva ko ari umuntu urenze, aguha impano irenze nyine. Rero niko byaje kugendekera uyu muntu. Rero aravuga ngo rero uriya mwana wawe agomba kumuha impano irenze kugira ngo uzakomeze gufate nk'umubyeyi udaciriritse. Niyo yakwigira nabi akava mu rugo akajya hanze akigirira nabi, yazajya ahora yibuka iyo mpano wamuhaye. Nyuma y'ibi ngibi rero, amaze kwibuka iby'iyo mpano, ukuntu byagenze, sibyo? Uyu nguyu bita Kim bahise batangira kumuhiga hasi hejuru. Gusa urumva akigera kuri polisi bahise bamuhamagara, ni fone yanditseho umukobwa yaramuhamagaye, batangira gukubita polisi umuntu. Umukobwa wanjye wamuhamagaye agiye kumwita asanga ni ikirara kiri aho ngaho. Icyo kirara rero yagiye ajya mu materitwari yacyo, hari umuntu bakoranaga w'umutayikondo wari uzigishaga za tayikondo, ari umukaratika, aramufasha bahakinga fone yamuhamagaye, bagiye kuyireba. Ubwo nyine Koreya yari yamaze kuvumbura ko ari maneko, ko amaneko bakiriho, bohereza murumuna we, uriya murumuna wa mukuru murumuna wa muvandimwe wajyanye na Kim ku rugamba, bari inshuti, bari basigaye ku rugamba ari babiri batoranyije, abandi bose bamaze gupfa igihe babatoranyaga, we yari akiriho. Nako murumuna we yari akiriho, ariko mukuru we yarapfuye. Nuko murumuna we avuga ngo tugiye kuguha misiyo. Ntabwo turaguha misiyo imeze gute rero? Avuga ngo tugiye kuguha misiyo ujye muri Koreya y'Amajyepfo. Muri Koreya y'Amajyepfo uzaba ugiye gukora iki? Uriya tumanutse inyuma gatoya, mbere y'uko ajya muri Koreya y'Amajyepfo, ajya uwo nguwo murumuna wa nimero 666 ajya muri Koreya y'Amajyepfo. Ukuntu byabanje kugenda, baramwohereje, sibyo? Uwo nguwo, uwo mukuru w'uwo nguwo, we ni mukuru witwaga 66, afite imibare 666. Uwo nguwo yarapfuye. Amaze gupfa, nimero ye isimburwa, ifatwa na Kim, ariko Kim bahise bavuze ngo Kim bahise bamuhisha, bavuga ngo niwe wishe ngo 666, ko yari indwanyi ikomeye cyane, nawe warokotse. Kim nyine aramufatishaho kugira ngo yereke ko nawe urugamba yarukomeza, ariko nawe warokotse cyane muri bose, yarabaneshaga. Noneho Kim baravuze ngo yibye
yagambaniye 66 kugira ngo afate nimero ye 66, ariko ntabwo byari byo, ahubwo ni agatego bari batezwe. Bamukuye murumuna we rero bamwohereje kuri misiyo. Aha ngaha dufite ibyo bita ngo one agent one mission, bamwohereje kuri misiyo yo kujya gufata maneko. Maneko ubwo bafataga ni Kim nyine, ajya muri Koreya y'Amajyepfo. Yambukiranya imipaka, aca mu mazi nta muntu ubimenye. Ajya muri Koreya y'Amajyepfo, rero yaje ashaka Kim, ariko yagombaga yabanje kujya kuri polisi kuko hari igishuti cya Kim kibyibushye cyabagayo. Yagiye agisanga kuri polisi, nta kibazo ati umuntu witwa Kim namusanga yamamara kasiyo yose, ariko iki kinyamunini cyacitse muri gereza kitajya kwa Kim kugira ngo kize kumuburanira. Agezeyo ashaka guhangana n'icyo kibyibushye gisanga Nyamunini abifitiye akabaraga atamushobora, ahita yigendera. Batekanye n'ubundi ugiye guhiga Kim niwe wanzanye. Kim ntiyari kuba kimushoboye bitewe n'akamunini Nyamunini nawe ubwe yamunaniye. Rero nyuma y'ibi ngibi ikintu cyakurikiyeho, Nyamunini baragiye bahiga Kim. Ubwo Kim yari ageze kuri stage, ahiga ari mu nzira agiye kureba aho umukobwa ari, ahura n'icyo kigabo gituritse imodoka, ariko gihura n'undi muntu w'umuhayiti wa Kim, aramurangaza. Kim aragenda ajya aho ibyo bigabo byari biri. Ibyo bigabo byari biri rero byahise bimwohereza ahantu. Umukobwa we urumva umurambo we byari bifite telefone, baravuga ngo telefone byazikuye, ntabwo byazikuye ku muntu ubicururizaga ngo mu muhanda. Barangije bajya kumubaza, baravuga ngo telefone ni imodoka imeze gutya wayimpaye. Nayo imodoka yaragiye arayibona, iparitse asanga ari ibiraha bya Gakovu. Noneho Gakovu araza aravuga ngo aha itegeko cane, aravuga ngo zana igiye kuma miliyari 2. Urasanga barambwira aho duhurira zitware, cyangwa bitihise mbwire kiri hanze kuri yuko umukobwa wawe yishe Minji. Aba ati aya reko nshyira hanze. Ariko bibaye gutyo, kuvuga ngo ye kumushyira hanze, bibaye gutyo umugabo Minji nako umugabo Kim yahise agenda asanga umukobwa bamushyize mu kintu cy'igifirigo. Agerageza uburyo bwose, undi umuntu washyize muri firigo barabigushyiramo, bashyiramo akenshi imirambo, kuko bari gufata nk'umuntu wapfuye ariko yakinyeganyega. Bamushyize mu mirambo, bamaze kumushyiramo
Amaze kumushyira mu mirambo ukuntu byagenze bite? Amaze kumushyira mu mirambo bahise bamushyira muri firigo bavuga ngo rero umukobwa reka abe amazemo igihe. Rero bamufata nk'umuntu wapfuye, ariko icyo gihe bamufataga nk'umuntu wapfuye n'ubundi. Ariko umuntu uri muri firigo amaramo igihe kinini, amaramo kugira ngo abashe gupfa. Keretse yatangiye gukonja, n'ubundi firigo iragukunda ukicwa n'ubushyuhe, seze zawe zikaba ntoya igatangira kubura ogisijene, ikarangira upfa ibyo bita atorofe bya patofiziyoloji. Nyuma y'ibi rero umwana bahise bamushimuta, cana aramushimuta. Ubwo ni umwana wa miniji, ubwo ni umwana wa Kemu ariwe miniji. Cana aramushimuta, amaze kumushimuta avuga ngo ngiye kukwica kugira ngo mbere yuko na polisi ibimenye. Kuko cyagakubye cyabateye ubwoba cyababwira ngo gifite video igaragaza ngo bari kuvuga. Ariko n'ubundi byarangiye gikuyemo amenyo n'ubusa, gikuyemo amenyo. Gikuyemo amenyo gakufa. Ikibazo gukuramo amenyo gakufa ukibona kujya cyagenda. Umwana we yari agishimuswe. Ni uko uyu mugabo afata avuga ngo agiye gutera uburozi uyu mukobwa ahita miniji. Ariko nyuma y'ibyo miniji yabanje kumva wa mupupe n'imaneko, gusa byarangiye yaje ariko abashinzwe umutekano baramuhubura, nuko bongera baramuhinga kugira ngo kuko baravuze ngo nibamuhinga papa wazizira, kuko noneho bashaka kumufunga. Ariko birangiye papa we avuze ko atahanye umukobwa. Nyuma yo gutahana umukobwa rero azateka amutahane abanye kujya yakwifungisha ubundi.
aha ngaha mwakoze bayibaye, bimenyesha ko mwakoze subscribe, naho utaha ni ciao.